nkuzaniye ubuhanuzi Uwiteka mpaye. Abantu munkurikiye muzamuri bigaza mwiteguye kwakira ubuhanuzi mbazaniye, ni ubuhanuzi bw'uyu mwaka wa 2024. Ubu ni butinda burasohora vuba. Umuntu wa mbere Imana imishuriye ni umuntu wari umaze igihe ari umushumeri. Uwiteka avuganye nanjye ko amuhaye akazi, kandi aka kazi Imana iguhaye uzibuke gushima. Undi muntu Uwiteka Imana agiriye neza ni umuntu wari wubatse nabi urugo, yarabanye nabi n'uwo bashakanye, yarari muri gahunda yo kujya gushaka amadevoruse kugira ngo atandukane nawe, ariko kuhera uyu munsi Imana iravuze ngo sha bugufi, Yesu aje kukubakira. Undi muntu wa gatatu ni umuntu Imana imishuriye, yashatse ibyangombwa ajya hanze agiye kwiga kandi afite urugo yarubatse, ariko uyu munsi wa none nubwo uri Burayi, umuntu mwari mwarashakanye mwarashwanye, umaze kwiga ubona akazi keza, none ngo wabonye undi wabengutse. Uwo wasize waramuhakaniye kandi mwarabanaga. Umva uko Imana ivuze. Uwiteka aravuze ngo kuva uyu munsi Yesu Kristo araguhamagarira gusubirana n'uwo mwashakanye. Yesu Kristo arimo araguhamagarira gusubirana n'uwo mwashakanye. Ntago mwigeze mukora divorce. Undi muntu Imana imishuriye ni umuntu wasenze avuga ngo Imana imuha akazi, yarakuguhaye ariko kubakira abakene byarakunaniye. Kwa kazi si Imana igiye kukakwaka urabigenza ute? Umva uko Uwiteka Imana yambwiye. Ariko se ko ndukubona n'abagwayi banteza amatwi, ndukubona umuntu uri mu kagare ugwaye umugongo, ufite randevu yo kubagwa. Yesu nakore kuri uwo mugongo mu izina cya Yesu. Ufite randevu yo kujya kwa muganga bakakubaga amara. Ndategeka mu izina rya Yesu, ndategeka iyi ndwara y'amara. N'igifu mbese kirimo, Yesu agukiza igifu. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisanzwe. Muri kumwe nanje Manirakiza Edouard. Abari mu Rwanda turabaswe tubabwira ngo Imana ibahe umugisha, kandi dushimira abantu batuye mu gihugu cy'u Rwanda, nibo bantu ba mbere bakurikira Gusenga everyday. Imana ibahe umugisha. Abantu bari mu Burundi turabahobereye yambi mu nshuti zacu za Gusenga everyday, kandi turabakunda. Imana ibahe umugisha. Abari muri Afrika rero mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, shalom shalom, turabakunda kuri Gusenga everyday. Abari ku mugabane wa Burayi, shalom shalom. Abari ku mugabane wa Aziya, shalom shalom. Ku mugabane wa Amerika, shalom shalom. Cyane inshuti zacu ziri muri Canada turabagumbiriye mu izina rya Yesu Kristo. Abari ku mugabane wa Australia, shalom shalom. Nkuko mubona kuri kamera ya Gusenga everyday, kumwe n'umukozi w'Imana bita Fisto. Uraho umukozi w'Imana? Ndaho ndashima Imana, ndaho ndakomeye. Amakuru y'imisi? Ndaho Uwiteka Imana arandinze kandi akomeje kubana nanjye cyane. Amakuru y'imisi? Amakuru ni meza cyane. Aho twarukana na kera harashize igihe? Haraciye imisi myinshi. Nari manzi imisi ndi mu kazi kenshi. Yego. Ko gukorera Imana. Yego. Tubwiriza abantu ubutumwa bwiza kugira ngo bakire Kristo. Yego. Bazabone ubugingo buhoraho. Waranyuze n'ahantu henshi hatandukanye. Abantu bari kuri Gusenga n'abantu batwisi izantacu zose bagiye uzi kusanigirize hamwe wazitambutse. Abantu bose bakurikirana iki kiganiro Gusenga TV, tunezerewe Imana ko Imana yaduhaye umurongo mwiza wo kugira ngo abantu babashe kwakira ijambo ry'Imana. Ntashyo rero mbasha kubaha muri iki gihugu, ngenda ahantu henshi cyane hatandukanye, ndetse no hanze iki gihugu, muri ibi bihugu by'abaturanyi hose ngenda ngerayo mvuga ubutumwa bwiza, ntambutse ijambo ry'Imana. Bose rero barabatashya cyane. Abantu mwese mukunda gukurikirana ibi biganiro, ndagiye mbabwire ngo kwisi hose abantu bakwiriye gukundana nk'abana b'Imana. Kubw'ibyo rero ndagira ngo ntange intashyo ahantu hose nagiye nyura. Ndagira ngo abantu mwese munkurikiye muzamura ibiganza, bahaye intashyo mu izina rya Yesu. Murazakiriye? Amen. Haleluya. Turazakiriye. Kubw'ibyo rero uko Gusenga TV dukunda ijambo ry'Imana, ngiye mugiye kuganira n'Evangeliste Fisto Akuzimana. Ndi umugabo ndubatse,
nkunda Imana n'abantu b'Imana bayo. Nezerewe Imana rero kuba Imana iduhaye kugira ngo tuze kuganira ijambo ry'Imana. Nshuhuje abantu mwese mukurikirana ibiganiro bari mu bihugu bitandukanye hirya no hino, mwese mwiyumvemo ikaze. Ijambo ry'Imana rero niryo ribasha kudukiza imyambi ya Satani yariyo yose. Bazaniye rero ijambo ry'Imana. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana tubanza gusenga tukiyereka Imana. Reka rero dusenga Imana, twishyira imbere y'Imana, duhombeka amaso yacu. Data twese uri mu ijuru ugize neza, tugushima imbabazi ze, tugushima ubuntu bwawe, wagize neza Kristo, warahabaye, waraturengeye cyane, waratwimanye, twabonye ukuboko kwawe kwiza kumugisha kuza ku buzima bwacu. Gusenga TV bana abantu bose bagenda bakubona, bagenda babona ineza yawe. Niyo mpamvu kubw'uyu mwanya Kristo tuguhamagaye kugira umuntu wese uzakurikirana ijambo ry'Imana rizamugirira umumaro kandi azabona ubwiza bwawe bukomeye. Bana natwe Kristo rero muri uyu mwanya kubw'ijambo ryawe tugiye kuganira rize kutugirira umumaro mwinshi. Ushimiye ko dukunda kandi kugiye kubana natwe mu bigiye kubera byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Dushimye Imana rero kubw'ibyo. Turagira ngo mbere yuko dukomeza tubagezaho ijambo ry'Imana, hari indirimbo yanjemo cyane nshaka kugira ngo tubanze turirimbira Imana. Ni indirimbo ya 249. Ni indirimbo nkunda cyane yo mu gushimisha Imana. Iravuga ngo nitegereje umusaraba uwo Yesu yamfiriyeho. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Reka turirimbe iyi ndirimbo mbere yuko nsoma ijambo ry'Imana. Nitegereje umusaraba wo Yesu yadupfiriyeho, nkubonye ndamutakambira ngwababarire. Yesu mwami, Yesu mwami himbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogejeje amaraso ye. Yesu ahimbazwe. Imana ishimwe, Imana ishimwe kukwinkiza imbaraga z'ibyaha zose, bituma Yesu ambaboneza akantunganya. Yesu mwami, Yesu mwami himbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogejeje amaraso ye. Yesu ahimbazwe. Ya soko nziza yoza ibyaha, nejejwe nuko nayinjiyemo, niyo Yesu ahoranyejesha, niyanyejesha. Yesu mwami, Yesu mwami himbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye. Yesu ahimbazwe. Ngwino kw'isoko ngari nziza, ca bugufi wa mutindiwe, jya ku birenge by'umukiza, agutunganye. Ya soko nziza yoza ibyaha, nejejwe nuko nayinjiyemo,
niyo Yesu ahora nyigisha, niyanyejesha. Yesu umwami, Yesu umwami ahimbazwe, izina rye, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye, Yesu ahimbazwe. iyi ndirimbo rero ndagira ngo ifashe umuntu wese unkurikiranye muri iki kiganiro turimo cyo Gusenga TV, Gusenga everyday. dushimye Imana rero ko Imana yaduhaye uyu munsi mwiza kandi w'umugisha n'uw'agaciro ku muntu wese ugiye kudukurikirana muri iki kiganiro. Ndagira ngo rero tukimara kuririmba iyi ndirimbo igifasha ubugingo bwanjye, iyo mfashe akanya ko kuyiririmba, ndagira ngo abantu mwese aho muri mushimire Uwiteka uduhaye iyi ndirimbo. Amen. Iyi ndirimbo irimo ubuhanuzi bukomeye cyane umwami Yesu Kristo abahaye, ngo nitegereje umusaraba. Amen. Uwo Yesu yadupfiriyeho, muvuge ngo amen. Amen. Iyo twitegereje tukareba uburyo Yesu yababajwe, ababazwa kubw'ibyaha byacu, kandi abantu bakabije gukora ibyaha byinshi. Uko abantu bakora ibyaha bagenda bababaza Yesu, ariko uko abantu babireka bagenda barushaho kugira ngo Yesu arusheho nawe kumererwa neza. Uyu muririmbyi we rero yararimbye aravuga ngo iyi soko nziza yoza ibyaha niyo yogejwemo akugwaho ibyaha. Uyu muririmbyi yararushye, yararemerewe cyane, ariko yemerera Yesu yinjira mu isoko. Isoko navuga ko ni agakiza, ni ukwemerera Yesu ukamwakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Yesu akakuyobora, ukamwemerera, akakubabarira ibyaha byose wakoze. Abantu turi kumwe muvuge ngo amen. Amen. Turashimira Yesu wemeye kwitanga ku musaraba, nahabwe icyubahiro. Amen. Yatugiriye neza kugira ngo tuzabone ubugingo bw'iteka byose. Muvuge ngo amen. Amen. Arangije uyu muririmbyi ararimba cyane anezerewe, aravuga ngo iyi soko nziza niyo yozemo ibyaha byose bimuvaho. Amen. Muvuge ngo amen. Amen. Arangije aravuga ngo Imana ishimwe kuko inkiza imyambi ya wa mubi yose. Tujya tugira imyambi yaka umuriro ya Satani, ariko Yesu ni udukiza. Amen. Ndagira ngo mbwire abantu mwese munteze amatwi, ibibazo byose wagira, intambara zose wagira, sanga Yesu. Niwe wagukiza, niwe wagutabara. Yesu niwe waguhereza amahoro. Yesu niwe waguha ubuzima bwiza ukumva uruhutse muri wowe. Oh haleluya, haleluya. Arangije aremba rero avuga cyane ngo ya soko nziza yose ibyaha niyo nozemo ndakira. Arangije aremba avuga ngo ngwino ku isoko ngari nziza shabugufi. Shabugufi ugiye ku birenge by'umukiza. Ndajya umbwira abantu batuye isi mwese, inaha nubwo tuhatuye si iwacu, iwacu ni mu ijuru. Niho duteguriwe kuzaba tukagira ubuzima bwiza. Muvuge ngo amen. Amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga hano muri iyi migani ya Salomo. Imigani ya Salomo twumve icyo Imana ivugana natwe. Imigani ya Salomo igice cya 4 turasoma kuri uyu murongo waho wa 13. Ku murongo wa 13 hari ijambo rivuze ngo ukomeze cyane icyo wigishijwe ntukireke, ugihamane kuko ari cyo bugingo bwawe. Ntukajye mu nzira y'inkozi z'ibibi, kandi ntukagendere mu migenzereze y'ababi. Ujye witaza iyo nzira ntuyinyuremo, uyiteshukemo uce mu yindi. Ababi
ntibasinzira keretse bakoze ibibi, kandi ntibatora agatotsi batagize uwo bagusha. Ku murongo w'epfo wa 20 uravuze ngo, ku murongo wa 20 ngo mwana wanjye ita ku magambo yanjye, utegere ugutwi ibyo mvuga, ntibive imbere y'amaso yawe, ubikomeze mu mutima wawe imbere. Epfo ijambo rivuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Ikureho umunwa uvuga iby'ubugome, kandi ururimi ruvuga iby'ubugogi urushyire kure yawe. Boneza amaso yawe imbere yawe, ugume uhatumbire. Amen. Tunezerewe Imana kubwira ijambo dusomye iyi migani ya Salomo. Ndagira ngo umuntu wese aze gukuramo inyigisho ibasha kumugirira umumaro. Ni ijambo mpaye intego ivuga ngo gukomeza inyigisho wakiriye z'agakiza. Gukomeza inyigisho wakiriye z'agakiza. Harimo igitangaza cy'Imana, harimo gukira, harimo kubona amahoro bundi bushya. Abantu benshi bumva ubutumwa bwiza ku maradiyo buratambuka, ku macano hirya no hino buratambuka, ariko ubusanga abantu bareba ijambo ry'Imana akenshi ni bake. Ukibaza ngo nukubera iki abantu badakunda ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana niryo rikiza ubugingo. Ijambo ry'Imana niryo rikiza ubugingo, kandi ubugingo nibwo buzabona Imana. Niba umuntu atekereza kugaburira umubiri we, Yesu ashimwe, amen, agomba kumenya ko akwiriye no kugaburira ubugingo buzabona Imana. Iri jambo rero uyu Salomo Dawidi aramubwira ngo mwana wanjye Salomo, ujye ukomeza cyane ibyo wigishwa, ntubireke. Haleluya. Ubihamane kuko ari byo bugingo bwawe. Ntukajye mu nzira z'inkozi z'ibibi. Inkozi z'ibibi zirahari. Burya uzi yuko habaho ngo ni inkozi z'ibibi. Inkozi z'ibibi se ni abantu bateye bate? Ni abantu bakora ibyaha buri gihe, ni abantu basubira inyuma buri gihe. Inkozi z'ibibi ni abakozi ba Satani. Abo nibo Bibiliya iza yita inkozi z'ibibi. Inkozi z'ibibi ni abakora imirimo ya kamere mibi, ariko iyo wemereye Yesu ukamwakira, abasha kugukiza ibyaha byose wakoze, akaguha amahoro. Urarushye, uraremerewe, ukeneye ko Yesu Kristo yaguha agakiza, ukeneye ko Yesu Kristo yakubohora. Haleluya. Ukwiriye gukomeza agakiza wakiriye. Abantu benshi hari ibintu bijya bibatandukanya n'urukundo rw'Imana, bakarekura agakiza bakava mu nzu y'Imana kubera ubutunzi babonye. Kandi cyagiye wasengaga, wabwiraga Imana ngo Mana numpa amafaranga, ukama gusoza kwiga, wigaga bigoranye, ariko Imana iguhaye gusoza kwiga, ubona akazi, urangije usubira inyuma. Imana dukwiye kwitura amashimwe. Haleluya. Iby'Imana dukoreye dukwiriye kwitura amashimwe. Abantu benshi Imana ibagirira neza nibibuke gushima, ngo bagaruke baze bahereza Imana icyubahiro, ngo bafate mu butunzi Imana yabahaye, ngo bafashe abakene, bafashe imfubyi, bafashe abatishoboye, bakora umurimo w'Imana. Ndagira ngo nibutse abantu uburyo mukwiriye gukorera Imana, kandi mushikamye, mudacitse intege, kandi mukomeye cyane mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu uyu Dawidi yandikiye uyu mugaragu w'Imana, amuha impanuro Salomo. Yesu ashimwe. Aramubwira ngo woweho uzakomeze cyane ibyo nakwigishije, ntibizava imbere y'amaso yawe, uzabikomeze. Mpamvu Dawidi yamubwiye aya magambo. Dawidi yahuye n'ibintu byinshi ntashatse kurondora hano, ariko turashimira Yesu uduha umurongo mwiza wo kuvugana na Yesu. Niyo mpamvu umuntu wese ukurikiranye iki kiganiro
ndamwifuriza guhinduka akaba umwana w'Imana. Haleluya. Abantu benshi bibwira ngo ni abantu, ariko ntabwo ariko bose ari abana b'Imana. Hariho n'abana ba Satani. Abana ba Satani ni abahe? Ni abakora ibyaha. Ariko igihe cyose wamenye ko uri umunyabyaha ukemera gukorera Yesu, uhinduka umwana w'Imana. Haleluya, haleluya. Iyo wemeye gukorera Yesu, uhinduka umwana w'Imana. Ndagira ngo mbwire abantu basubiye inyuma, bakibagirwa aho Imana ibakuye. Nimba hari ikintu kibabaza Imana, ni ukubona abantu bibagirwa. Umuntu akibagirwa yari umushumeri, Imana yamuha akazi akibagirwa. Niba hari ikintu kibabaza Imana, ni ukuba umuntu yari yarabuze minerivare yo kwiga, akiga, Imana ikamuha ubushobozi, ikamuha ubwenge, igakoresha n'abantu, minerivare zikaboneka, ugasanga umuntu ariza arasoje amashuri, ugasanga aribagiwe. Ngiye ndimo mvugana n'abantu bankwirikiye, nkabaza ngo mu masezerano wasezeranye n'Imana, mu by'Imana yagukoreye, uhagaze ute? Uhagaze ute? Ubanye na Yesu ute? Oya, mbabarira wowe nteze amatwi. Haleluya. Uhagaze ute? Ubanye na Yesu ute? Mu mashimwe y'iby'Imana yagukoreye. Aho ntago yagukoreye ibitangaza ikaguha akazi, uyu munsi wano ukaba wibera muri buwate, uyu munsi ukaba wibera kwa maraya. Wabonye akazi, urugo rwawe ubanye neza n'uwo mwashakanye, ariko umaze kubona akazi wayobotse yakabari. Umaze kubona akazi ubu wayobotse mu businzi, wayobotse ubusambanyi. Ndajya nkubwire ngo hungu udapfa, Yesu araje. Aho kugira ngo Imana ikubure yaguhombya, ariko niwemerera Yesu arakubabarira. Niwemerera Yesu arakweza, agukize ibyaha byose wakoze. Abantu benshi bajya banga gukomeza agakiza, ahubwo bagakomeza ubutunzi. Ngiye naratangaye, abantu bagakomeza ubutunzi. Ayiwe, ubutunzi burashira no kwifuza kwabo. Niba hari ikintu mukwiye gukomeza, mukwiye kurinda ubugingo bwanyu, nibwo muzabona Imana. Amafaranga azashira, ubutunzi buzashira, ibyubahiro birashira. Haleluya. Amen. Ariko abantu bafashe Uwiteka bakamukomeza, bazabaho iteka ryose. Abantu bafashe Uwiteka bakamukomeza, bazabaho iteka ryose. Uyu mwanditsi Dawidi yabwiye Salomo, amubwira ngo ntukajye mu nzira z'inkozi z'ibibi, ntukagendere mu migenzereze y'ababi. Ariko abantu benshi bibagiwe ko Imana yabakijije ubuheri, bibagiwe ko Imana yabakijije ingwara. Abantu benshi bibagiwe ko Imana yabakuye mu buzima busuzuguriza. Baribagiwe. Ariko icyo abantu bibagirwa kubikwera, abantu baribagirwa. Ariko weho uri munyumva, tekereza aho Imana igukuye. Ntukibagirwe ibyaha, ntukibagirwe Imana yagukuye. Utekereze ahantu habi Imana yagukuye. Nurangiza ukorera Imana, muvuge ngo amen. Amen. Aba rero bije amajyima yavuze ngo ntukajye mu migenzereze y'ababi, y'inkozi z'ibibi. Inkozi z'ibibi zirahari, inkozi za Satani zirahari. Ariko weho wakiriye Yesu, Imana ikakugirira neza. Kuki ujya gusambana ubuyoboye ko ari icyaha? Oya, reka mbabaze mbakoremo, mbabwire, yaba uri hanze yaba nunteza amatwi aho uri hose, usambana uyoboye ko ari icyaha. Abantu mwiba muyobewe ko ari icyaha. Abantu mukora ibyaha byinshi munabizi, ariko mugize umugisha mwaca bugufi. Ndagira ngo ntangarize umuntu usambana wese, ntangarize umuntu wese ukora ibyaha by'ubujura, byo kwiba, byo guhemuka, abireke, atazabura ubugingo bw'iteka. Kugira ngo uzabone ubugingo bw'iteka ryose, nuko wemerera Yesu kuri umunyabyaha, ukabwira Imana ngo Mana mbabarira ibyaha byose nakoze. Ese ni kibundi gituma ibintu byose byarahagaze? Yesu yarakugiriye neza, ubona amafaranga, ubona akazi, none dore karahagaze. Gahagaritswe n'iki? N'ubusinzi. Gahagaritswe n'iki? No kwibagirwa. Ubu se ko Yesu wamwimye amashimwe ukanga gufasha abakene, ubu urahungiraye.
oya urahungira n'agahinda birababaje ku Imana igirira neza abantu bakibagirwa. Umuntu agasenga Imana avuga ngo Mana ndagusabye umpa inzu yo kubamo, ndagusabye umpindurire amateka, nusubiriza iki cyifuzo nkazabona visa, nkazajya mu gihugu cyo hanze, nzajya mfasha abakene, nzajya mfasha imfubyi, nzajya mfasha abatishoboye. Ariko reba ibyo Imana yagukoreye, ko yakujyanye hanze ufashije bangahe, kufite amafaranga ufashije bangahe. Ayo mafaranga ufite yose nta na rimwe uzamanukana umunsi uzaba washizemo umwuka, bazagushyira muri santimetero 90 bakumanurire muri metero 1.5. Ubwo nibwo butaka bwawe uzasinziriramo, ariko ubugingo buzabona Imana bwo buzaba bwagiye. Imirimo izibukwa harimo gufasha abakene n'imfubyi n'abatishoboye, gukora umurimo w'Imana, icyo mugenzi wawe adashoboye ukamushoboza. Haleluya, haleluya, amen. Mugenzi wawe icyo adafite ukakimuha. N'imihigo wahize niyakunaniye, wahize ngo uzafasha abakene, ufashije bangahe. Ko wahize ngo uzakora umurimo w'Imana, ukoze ryari, nibanga ubwirije ubutumwa bwiza. Ubu ntiwavuga uti reka genera n'ibiganiro izi cano ziba zivuga ubutumwa, dore ko bakenera n'ibintu byinshi. Bakenera amakamera, bakenera Bibiliya y'ijambo ry'Imana, bakenera abantu benshi babasanga bavuga bati mwaduhaye amafaranga, mwatugaburiye, mwadufashije. Abantu benshi iyo tuvuga ubutumwa kuri cano gutya babazi ko turi abakire, turi abakungu, turi abantu bahambaye, kandi nibyo turanakize kubera Yesu dufite. Haleluya, amen. Ubundi iyo ufite Yesu zokita donefai ubufite byose. Muraza kujya mwumva mvugamo indimi zigiye zitandukanye. Ngiye nabatijwe mu mwuka wera, ndi umupantekote. Haleluya, amen. Ngiye nabatijwe mu mwuka wera, niyo mpamvu mushobora kuza kumva mvuzemo izindi ndimi zitandukanye. Ni ubuntu Yesu yangiriye, ampiyo mpano y'umwuka wera. Bibiliya ijambo ry'Imana, uyu mugaragu w'Imana Dawidi yakomeje kubwasoma amubwira ngo ujye witaza iyo nzira, ntuyinyuremo, uyiteshuke muce mu yindi. Mu nzira unyuramo, ako se ubundi ujya mu kabari, ucuruza akabari, uri umukirisitu, uri umuntu w'Imana, ukagira icyo ugafata ukajya muri buwate, uri umuntu w'Imana. Ndagira ngo ngo Satani azagenda kunamura gukuremo izo mbaraga, usigare nta mbaraga n'imwe ufite. Buriya iyo turebye uburyo Samusoni ikintu yazize uburangare, amena ibanga ry'Imana. Ariko mwebweho ndabifuriza kuba mu nzira nziza, ndabifuriza kubana na Yesu. Haleluya, amen. Mugakomeza agakiza. Abantu benshi bararambiwe, Imana yarababwiye ngo kwizabatabara, abandi babwira ko ngo izabaha amafaranga, abandi ngo izabaha abagore, abandi ngo izabaha amazu, abandi ngo amamodokari. Izo ni impamba z'urugendo. Udafite inzu se ntabwo uzajya mu ijuru, udafite umugore ntabwo uzajya mu ijuru. Wibwira ko abantu bazajya mu ijuru ari abafite ubutunzi? Ntibishoboka. Ndabihakanye, muvuge ngo amen. Ko mbivuze mugatinya. Kujya mu ijuru nuko ufite Yesu muri wowe, ufite inzira z'igisiyoni muri wowe, wararetse ibyaha. Ntabwo uri umusambanyi ngo uzajya mu ijuru, ntabwo uri umutiga uzajya mu ijuru. Kujya mu ijuru ku muntu wakoze ibyaha ni uwemerera Yesu, Yesu akamubabarira. Simvuze ko uyu munsi wa none uri umunyabyaha kutari buribone, ariko kuba wemereye Yesu gaca bugufi, Yesu araguha umugisha. Uri mu bantu b'abakandida baragira umugisha wo kujya ku ifishi y'Imana. Kujya ku ifishi y'Imana, ukaba ku ifishi y'Imana, ntacyo uzayiburana. Hepfo ijambo rivuga ngo ababi nibasinzira keretse bakoze ibibi, ngo kandi nibatora agatotsi batagize uwo bagusha. Ababi Imana ikurinda umubi. Umubi ni Satani. Satani niwe mubi uhora tubuza amahoro. Ariko reka mbaza abantu mwese, ntabwo mwigeze muhura n'abantu babi bambaye inyama n'amaraso? Ntabwo wigeze uhura n'umugore mubi?
ntabwo wigeze uhura n'umugabo mubi. Imana ikurinda ababi kwa general Yesu. Amen. Bibiri ijambo ryavuze ngo ababi nibasinzira ngo keretse abakozi bibi. Kandi ababi barahari. Ariko reka mbaza aba bantu twicaranye hano namwe mu nkurikiye hirya no hino, nta muntu wigeze ahura n'ababi. Umubi Barahari. Umubi ugera mu rugo rwawe wubatse neza agashaka urusenge. Umubi ugera ahantu ukorera agahita ajugunya ibintu akavuga ngo ntazongere kugira umukiriya ugera iwawe. Ukeneye ko ngusengera Imana nkagukubitira umubi, nkamwirukana burundu akagenda. Umubi ushobora kugera mu madosiye yawe wari waradepoje hageramo umubi agahita yubika. Umubi Dawidi yaravuze ngo wowe Salomo ababi ntibasinzira keretse bakoze ibibi. Ndagira ngo mbwire umuntu wese unkurikiye ngo abe maso akomeza agakiza yakiriye, n'utarakakira ndamwifuriza kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Niwakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe uzabona amahoro iteka ryose. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa Petero, hari ijambo rikomeye cyane rijya rimfasha rikanezeza umutima wanjye muri uru rwandiko ngo mwirinde ibisindisha, mube maso kuko umurezi wanyu Satani yivuga azerera nk'intare ashaka uwo aconshomera. Mumugwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye. Mufite kwizera gukomeye kandi mufite kwizera gukomeye. Muzi yuko bene data bari mu isi duhuje imibaba. Rega ibigeragezo ni rusange mu bantu. Ntukabone bije vuba ngo ugire ngo we ngo ndapfuye ngo ndananiwe ngo ndarushye. Ihangane. Kugera kure siko gupfa. Nta heza haba Imana itakugeza. Ahubwo nge nkabwira abantu mwese munteze amatwi, wihanganye ute muri iyi minsi? Ubanye na Yesu ute? Kwihangana kwawe iyo gupimwe ubona gushyitse. Abantu benshi bananiwe kwihangana. Kandi iyo bananiwe kwihangana niho wumva ngo bamwe bajya mu byaha, abandi bakajya kwiba, abandi bakagenda bagakora ibibi kubera kwihangana bakubuze. Iyo rero unaniwe kwihangana ugahita usohoka ukava mu bana b'Imana, kavuge gutyo, ukananirwa kwihanganira ibigeragezo wari urimo ukava mu bana b'Imana, uzatungurwa n'intambara kuko Satani abarekerereje kugira ngo arebe kuneshwa kutsinda. Ako wakwihangana. Yobu we niyihanganye yari afite ubutunzi bukamushiraho, kandi nawe ndukukubona mama, nawe papa, ndukukubona hari ibintu byarangiye neza neza urabibura. Wari ufite amafaranga, wari ufite ubutunzi, wari ufite icyubahiro, byose byagushizeho, usigaye nta kintu ufite. Ariko ndagira nkubwire ngo ihangane were kwicira inzira. Yesu yakugaruka akaguha amahirwe ya kabiri. Umuntu Yesu aha amahirwe ya kabiri n'umwemereye agaca bugufi. Haleluya, amen, akamuyoboka. Ndashimira Yesu ugira neza. Yesu aratabara, atabara umuntu wari we wese, waba warize, waba utarize, waba uri umukene, waba ufite amafaranga, Yesu aratabara. Nta hantu heza habaho Imana itatuza umuntu wayubashye. Haleluya, amen. Nimwubaha Imana, Yesu agiye kububahisha. Nimumukorere kandi mushikame. Nongere kubwira umuntu wese ngo Satani uri mazerera yivuga nk'intare ashaka uwo yaconshomera, muze tumugwanye dushikame. Tuzamugwanyisha iki Satani? Ni ukwirinda, tukirinda ibyaha, tugasenga, tugahamagara Imana. Kandi niduhamagara Imana izakwitaba. Yesu yo tumuhamagaye aratwumva. Waba uri umunyabyaha, waba uri umupagani, icyo waba uri cyo cyose, iyo uhamagaye Yesu arumva. Ndimo mbonamo abantu barushye, ndimo mbonamo abantu baruhijwe n'ibyaha, baruhijwe n'ubusinzi. Wowe inzoga yarakunaniye kuyireka,
wowe ubusinzi bwarakunaniye igihe cyose urujya mu mabowate n'amafaranga yose ubonye ni ukujya mu businzi, nta kintu na kimwe wigeze ugeraho. Imishinga yawe yose yarakunaniye, ikunanije kubera iki? Yesu yari yaguhaye amafaranga ari kuva mu rugo rw'Imana. Ubundi umuntu wese uvuye mu rugo rw'Imana abikirara. Erega n'umubyeyi yafite abana hakagira umwana umunanira, umwana akamunanira akava mu rugo, abikirara, abinzererezi. Iyo abaye inzererezi aragenda agakora ibibi byose agasayisha, ntazagira icyo yimarira. Ndagira ngo mbwire umuntu wavuye mu murongo w'Imana, avuye mu rugo rw'Imana ngo nagaruke. Haleluya, amen. Garuka mu rugo rw'Imana. Mu rugo rw'Imana hari byinshi Yesu aguteguriye. Aba bantu ndimo ngarura mu rugo rw'Imana ni abantu bari baravuganye n'Imana, basengaga, bari bakijijwe, basubira inyuma. Umuntu asubizwa inyuma nuko ngo umugore yamwanze, umuntu asubizwa inyuma nuko ngo umuntu yamwimye akazi, umuntu asubizwa inyuma nuko ngo yabonye hari bagenzi be baguye, ariko nibashaka be barasubiye inyuma baraguye. Umuntu wese azabazwa ibye, nta muntu uzabazwa iby'undi. Niyo mpamvu ndimo mbwira abantu ngo nimukomeze agakiza. Yesu ashimwe, amen. Musenge, mwere gucika intege, mwere kunanirwa. Ibinaniza abantu birahari, nibyo byaha nababwiye. Ku basore n'urubyiruko, abasore b'urubyiruko n'inkumi, musenge, mugabanye ibyaha. Igihe cyose uzava mu rugo rw'Imana uzasambana, uzajya kuri za pornography, uzakora ibyaha byangwa n'amaso y'Imana. Ariko uyu munsi ndakwifuriza kwemerera Yesu ugaca bugufi. Yesu akakubabarira, yamara kukubabarira akaguha umugisha. Haleluya, amen. Ntabwo nkubeshya, Yesu agira neza. Yesu akuraho umuntu igisuzuguriro akamukiza ubukene. Ariko yamara kumukiza ubukene umuntu agomba guhora azirikana ineza y'Imana. Ariko ubwoko ngo butibuka ngo buracika, ubwoko butibuka bushira vuba. Ariko weho nukomeza kwibuka ineza y'Imana, Yesu arongera kugirire neza. Komeje kubwira umuntu wese wari umaze iminsi yaracitse intege, yaraguye, yaravuye mu buntu bw'Imana, ngo nagaruke. Yesu arakubabarira, aragutunganya, arakweza cyane. Iyi soko twaririmbye muri ya ndirimbo ya 249 yaririmbye iravuga ngo ngwino kwisoko ngari nziza. Ca bugufi upfukame hasi, ca bugufi, Yesu akubabarire. Muri uyu mwanya nyiri muri iri jambo ndo numva umwuka w'Imana ambwira ngo hari abantu bacitse intege, baragwa, bajya mu byaha ntarondoye, basubira inyuma, nabo ubwabo bafite ubwoba kubera ibyaha bakoze. Ndagira ngo bapfukame. Ahantu uri pfukama, wowe unkwirikiye urimo ndeba, rega ndimo ndakureba, ca bugufi upfukame, banze gusengera. Mwirukane abadayimoni b'ubusinzi, mwirukane abadayimoni bo kunywa inzoga, mwirukane abadayimoni b'ubusambanyi, mwirukane abadayimoni b'umujinya, b'uburakari, ba kamere, bo kutababarira. Pfukama ngusengere mu izina rya Yesu. Ndumva umwuka w'Imana avugana nanjye ngo mbanze gusengere. Ndimo ndakureba wowe uneza amatwi, wowe uri mu ndora. Emerera Yesu akubabarire, agukize ibyaha, aguha ubugingo bw'iteka. Ndagira ngo upfukame, banze gusengera Imana. Pfukama, pfukama, urirega woneza amatwi, ndimo ndakureba, pfukama gusengera Imana. Wowe uri mu ndeba, nawe ufunguye iyi channel nawe ukabundeba, pfukama. Pfukama mama, pfukama wa musore we, pfukama wa mugabo we, nawe wataye urugo. Uturugo kwawe gute? Umuntu mwarambagizanyije mukirabajeni, ubu ngo mufitanye abana 2 3 4 5, nibwo abaye mubi, nibwo abaye mubi kwere. Waramubyaje abana, uyu mugore nibwo abaye mubi, uyu mugabo nibwo abaye mubi, mwarabanye. Kwihangana kw'abantu kurabuze, ariko rero nkubwire ngo ihanganire uwo mugabo mwabanye. Ibintu byose muri iyi si birasaba kwihangana. Utihanganye ntacyo wageraho, utihanganye n'ijuru wazaribura. Satani yakurya ugwawe,
ahora tugenda runono ashaka kutugirira nabi. Abantu bananiwe kwihangana mupfukama. Pfukama ahuri, pfukama imbere y'iyi nyakira amajwi yawe, pfukama imbere ya televiziyo yawe ahuri gusenge. Zamura amaboko yawe hejuru, zamura amaboko. Ariko abantu mujye muca bugufi, cyubahiro ni cy'Imana. Zamura amaboko, vuga ngo mwami Yesu, subiramo ngo mwami Yesu, mbabarira ibyaha byose nakoze, mbabarira aho nasubiye inyuma, mbabarira ko nagiye kure. Subiramo aya magambo ni ukuvuga, vuga ngo mbabarira ko nagiye kure, sinumvire, nkava mu rugo rw'Imana. Ndagusabye Yesu, numbabarira ibyaha byose nakoze. Kuva uyu mwanya ndakwakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye. Umbabarire, sinzongera gukora ibyaha ukundi. Vuga ngo amen. Amen. Shyira ikiganza cyawe mu gituza. Yesu arababarira kandi agira neza, nta cyaha na kimwe Uwiteka atababarira. Yesu akubabarire mu izina rya Yesu, agukureho igisuzuguriro, agukiza ibyaha byose wakoze, kandi namara kugukiza ibyaha wakoze ntucogore. Ushaka ahantu hari urusengero usenge. Vuga ngo amen. Haguruka mu izina rya Yesu, icara ku ntebe wari wicayeho unkurikiye. Nongere ngo ubuhanuzi Uwiteka mpaye. Nkuzaniye ubuhanuzi Uwiteka mpaye. Witeguye kubwakira. Abantu mwiteguye kubwakira muzamura ibiganza ndebe. Abantu munkurikiye muzamura ibiganza mwiteguye kwakira ubuhanuzi mbazaniye. Ni ubuhanuzi bw'uyu mwaka wa 2024. Ubu ni butinda, burasohora vuba. Umuntu wa mbere Imana impishuriye ni umuntu wari umaze igihe ari umushumeri. Uwiteka avuganye nanjye ko amuhaye akazi, kandi aka kazi Imana iguhaye uzibuke gushima. Undi muntu Uwiteka Imana agiriye neza ni umuntu wari wubatse nabi urugo, yarabanye nabi n'uwo bashakanye, yarari muri gahunda yo kujya gushaka amadevoruse kugira ngo atandukane nawe. Ariko kuhera uyu munsi Imana iravuze ngo ca bugufi, Yesu aje kukubakira. Undi muntu wa gatatu ni umuntu Imana impishuriye, yashatse ibyangombwa ajya hanze agiye kwiga kandi afite urugo yarubatse. Ariko uyu munsi wa none nubwo uri Burayi, umuntu mwari mwarashakanye mwarashwanye, mushwanye kandi wagiye hanze ugiye kwiga, usize umugabo wawe, usize umugore wawe. Mwari mubyaranye rimwe, mwari mubyaranye kabiri, mwari mubyaranye gatatu, yewe mwari mubyaranye inshuro zirenze iyo. Nawe dore wari mariye wari utarabyara. So ugiye kwiga, amashuri urayabona, umaze kwiga ubona akazi keza, none ngo wabonye undi wabengutse. Uwo wasize waramuhakaniye, kandi mwarabanaga. Umva uko Imana ivuze. Uwiteka aravuze ngo kuva uyu munsi Yesu Kristo araguhamagarira gusubirana n'uwo mwashakanye. Yesu Kristo arimo araguhamagarira gusubirana n'uwo mwashakanye. Ntago mwigeze mukora divorce, kandi amarembera wari ufite, wari uri mushaka undi mugabo, wari uri mushaka undi mugore, kandi ndimo ndabibona birahari. Kuva none aha rero Uwiteka arambwiye ngo ca bugufi ngusengere. Imana iguha imbaraga mu izina rya Yesu, ntukongere gusubira inyuma ukundi. Undi muntu Imana impishuriye ni umuntu wasenze avuga ngo Imana imuha akazi, yarakuguhaye ariko kubakira abakene byarakunaniye. Kwa kazi si Imana igiye kukakwaka urabigenza ute? Umva ko Uwiteka Imana yambwiye, arambwiye ngo akazi yarakaguhaye, urangije amasezerano ntiwayubahiriza, ariko Yesu akugiriye imbabazi kugira ngo amasezerano wasezeranyije n'Imana, wasezeranye n'Imana, genda wubakire bari abakene, genda wubakire ziramfubye. Yesu yiteguye kuguhereza umugisha. Ubundi buhanuzi bazaniye abantu mwese munteze amatwi, ndagira ngo mbabwire ngo nimukunde Yesu kandi mwirinde ibyaha n'ibisa nabyo.
naho umugisha wo urahari. Muvuge ngo amen. Amen. Ibibashuka n'ibibayobya birahari, ariko mwebwe murarokotse. Abantu munteze amatwi murarokotse. Haleluya, haleluya, haleluya. Murarokotse, murarokotse, murarokotse. Vuga cyane ngo ndarokotse, ndarokotse. Amen, amen, amen. Ndarokotse. Vuga cyane ngo ndarokotse, 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 ndarokotse. Haleluya. Amen. Urokotse imigambi y'abadayimoni. Amen. Urokotse imigambi y'umwijima. Vuga ngo amen. Amen. Mu izina rya Yesu kira. Ariko se ko ndukubona n'abagwayi banteze amatwi. Ndukubona umuntu uri mu kagare. Ugwaye umugongo, ufite randevu yo kubagwa. Yesu nakore kuri uwo mugongo mu izina cya Yesu. Ufite randevu yo kujya kwa muganga bakakubaga amara. Ndategeka mu izina cya Yesu. Ndategeka iyi ndwara, ndategeka iyi ndwara y'amara. N'igifu mbese kirimo, Yesu agukiza igifu. Mbese hajemo no kugwara umutwe udakira. Uyu muntu ugwaye umutwe ndawukoraho. Ndimo mbonamo abantu benshi bagwaye, ndimo ndababona imbere yanjye, mwebwe munteze amatwi muri mundeba, ndimo mbabona mugwaye muri indembe. N'uryamye hariya kwa muganga ndimo ndakubona. Ndagira ngo shaka agacupa k'amazi gasengere. Shaka agacupa k'amazi mu izina rya Yesu gatume uwo mugwazi kugwaje. Shaka agacupa k'amazi, genda usuka hariya kuri jibu. Nawe genda usuka hariya mu kibido. Suka amazi mu gikombe vuba. Nimugire vuba vuba ngiye kubasengera. Haleluya. Nimugire vuba musuka amazi mu bikombe. Suka amazi mu kirahuri. Gifata mu kiganza cyawe. Fata icyo gikombe cy'amazi mu kiganza cyawe. Ikindi kirambike hejuru y'igikombe. Navuze ngo rambika igikombe cyawe ku kiganza cyawe. Niba nta Bibiliya ufite, fata ikindi kiganza ugishyire hejuru y'igikombe. Washyizemo amazi? Aha, nibyo. Shyira ikiganza cyawe hejuru. Subiramo ngo Mwami Yesu. Subiramo. Oya ntimugapinga ibintu nshuti yanjye. Subiramo. Vuga ngo Mwami Yesu. Guhera nona mpumanuye aya mazi. Mpumanuye aya mazi. Ave mu buzima bwo kwitwa amazi. Aba amaraso ya Yesu. Adukize. Mu izina rya Yesu. Vuga mu izina rya Yesu. Ongera cyane uvuga izina rya Yesu rirahambaye. Vuga ngo uyu muti. Vuga ngo uyu muti ndawakiriye. Ugiye kunkiza mu izina rya Yesu. Amen. Ibi bintu byose bishobokera umuntu ufite kwizera. Tumaje kuyasengera. Fata ikirahure cyawe. Fata igikombe cyawe. Gifate mu kuboko kw'iburyo. Somaho inshuro 7. Uvuga amaraso ya Yesu. Soma rimwe. Vuga ngo amaraso ya Yesu. Soma kabiri. Vuga ngo amaraso ya Yesu. Soma gatatu. Vuga ngo amaraso ya Yesu. Soma kane. Vuga ngo amaraso ya Yesu. Soma gatanu. Vuga ngo amaraso ya Yesu. Soma gatandatu. Vuga ngo amaraso ya Yesu. Soma karindwi. Vuga ngo amaraso ya Yesu. Rambika igikombe cyawe hasi. Kirambike ku kameza. Zamura ibiganza byohereza Imana icyubahiro. Zamura ibiganza byohereza Imana icyubahiro. Vuga ngo haleluya. Vuga ngo haleluya. Vuga ngo ndabohotse mu izina rya Yesu. Tangariza Satani kubohotse. Haleluya. Tangariza Satani kukize. Vuga ngo umutwe ndakize. Vuga ngo amaguru ndakize. Vuga ngo umugongo ndakize. Vuga ngo munda ndakize. Vuga ngo amenyo ndayakize. Vuga ngo ngize ubumuga bwo kutumva. Vuga ngo ndakize mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo tuzamure haleluya. Abantu munteze amatwi tera haleluya. Haleluya. Zamura haleluya mu izina rya Yesu. Leketalabo shere contre de fesiri kitalabo. Haleluya. Amen. Zamurira Imana ibiganza. Ntimukarambirwe reka. Haleluya, haleluya, haleluya. Vuga haleluya. Haleluya. Amen, amen. Imana iduhana umugisha dukomere Yesu amashyi.
dukomereye Yesu amashyi menshi vuga ngo amen. Amen. Izere kukize mu izina rya Yesu kandi Yesu aguhereza umugisha. Ijambo twasomye iravuga ngo ukomeze ibyo wigishijwe ntubireke ubihamane kuko ari byo bugingo bwawe. Ngiye kubasengera Imana mwese, abantu mwese mwe munteza amatwi kugira ngo Uwiteka Imana aze kubana nawe. Mwifate neza muhombeka amaso yanyu, kandi abambonye bwa mbere n'abasanzwe mutambona muzajya mumbona ahantu henshi cyane hatandukanye. Ngiye nca ku biganiro byinshi cyane hirya no hino. Reka mbasengera Imana. Data twese uri mwijugize neza, tugushimira imbabazi zawe n'ubuntu watugiriye n'uyu mwanya waduhaye. Kereza umugisha umuntu wese waduteza amatwi n'umuntu wadukurikiranye akatubona. Uhereze umugisha umuntu wese. Sengeye umuntu wese, ndambitse ikiganza kuri uyu muntu ufite ibyifuzo biremereye. Sengeye uyu mugabo utari ufite akazi. Sengeye uyu mubyeyi utari ufite akazi. Sengeye uyu mukobwa ukeneye urugo. Umuhe urugo mu izina rya Yesu. Nta rugo yari afite urumuhe. Nsengeye uyu musore wari warubatse yararambagije biranga. Ndamwatura akazi mu izina rya Yesu. Ndamwaturaho urugo rwiza narubone. Kandi ibi byose mfite kwizera gukomeye kujya gukora ikintu gikomeye. Oh haleluya haleluya. Sinzi mfite kwizera kujya gukora ibintu bikomeye ku buzima bwacu. Gushimire kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Reka tushimire umukozi w'Imana tugubwe Imana iguhe umugisha. Reka dushimire n'umuntu yabanye natwe muri kiganiro tugubwe nawe Imana iguhe umugisha. Haleluya. Reka dushimire umuntu ugiye gufata kino kiganiro akagihereza inshuti yiwe. Amen. Cyaka gisharinga tugubwe nawe Imana iguhe umugisha. Haleluya. Uzawudufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Nibyo. Mukozi w'Imana hari abantu bakurikiye Gusenga everyday. Bakubonye ubwa mbere. Yego. Wabaha nimero ku buryo umuntu yagushaka ko wamusengera by'umwihariko. Yego. Gusenga everyday irakurikirana kandi hari abantu bazaguhamagara. Yego. Kandi uzabafashe ntuzarobanure ku butoni. Hari abantu bakunda gusengera abantu kuko babonye nimero arizo hanze. Yego. Arizo mu Rwanda niho basengere. Yego. Abazaguhamagara bose uzabasengera. Imana igumugisha. Oya ngomba kubasengera mu izina rya Yesu. Njewe n'umuhamagaro mfite gusengera abantu batuye isi bose, sindobanura kandi mbasha kubasengera mu izina rya Yesu. Ushobora kuba utazi ururimi rw'ikinyarwanda, ukoresha icyongereza, ukoresha igiswahili, ukoresha indimi z'amahanga. Ubasha kumpamagara uri kumwe n'umuntu uvuga ikinyarwanda akambwira ibyo ushaka kumbwira ubundi tukavugana. Njewe rero reka mbahe nimero yanyu. Nimero yanjye ni 07 88 22 89 666. Ndasubiramo, ubanza akamenyetso ko guteranya 405 ibindi byose ukabishyiraho, ubundi ugahita ushyiraho 07 88 22 89 666. Nzabasengera kuko hari ibintu byinshi Uwiteka yampishuriye ntavugirana hano. Uzampamagare ku giti cyawe ubundi ngusengere. Ibyifuzo byawe tuzabisengera kandi tuzatambutsa amashimwe hano kuri iyi channel tuvuga imirimo y'Imana Uwiteka yakoze ku bantu muzaduhamagara. Yesu abamugisha mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. By'umwihariko ndashaka gusengera abantu bakurikira Gusenga everyday. Yego. Imana ibagiriye neza babone gukora kw'Imana. Oh haleluya. Ndagira ngo sengera Imana abantu bakurikirana Gusenga everyday. Gusenga everyday. Abantu bayikurikirana ndababona muri benshi cyane. Haleluya. Muri benshi. Mujye musharaninga hirya no hino mu magurupa atandukanye, muhereza abantu bakire ubutumwa bwiza. Ndagira ngo abantu mwese muyikurikirana. Ngiye kubasengera. Fata ikiganza cyawe, rambura utege nkuteze ibiganza. Mwaturiye amafaranga. Mukeneye amafaranga. Na muntu udakeneye amafaranga n'abayafite babashaka ndi. Utege ibiganza. Kwa nukuri amafaranga arakenewe. Haleluya. Yesu aguha amadolari, aguha amayero, aguha amapawundi, aguha amanyarwanda. Yesu yuzuza amafaranga muri ibyo biganza. Haleluya. Sa n'ubumba ikiganza nk'umuntu yakiriye, ubumbe mu izina rya Yesu. N'ubuhanuzi. N'ubuhanuzi wowe ukunda kudukurikirana. Bumba amafaranga yo mu izina rya Yesu. Yashyire mu ishakoshi, yashyire mu mufuka. Ngerekanya afate neza nyakubitemo hano ndayabikamo mu izina rya Yesu. Nahanyabitsemo
bika mu mifuka yawe, rega ni menshi, yabike, ayo n'amafaranga Imana iguhaye. Vuga ngo amen. Amen. Jya ukoramo uyabikemo. Ushaka kuba ufite agapapuro nk'aka, ukizera ko ari amafaranga Imana iguhaye. Agapapuro, haleluya. Gusenga birakora, bijyana no kwizera rega. Mujye muva mu bintu nshuti yanjye. Bijyana no kwizera. Fata ku gapapuro. Fata ku gapapuro. Gashyire mu mufuka. Aha ngaho ubundi hajya amafaranga yo gufasha abantu. Amafaranga ushyira hano nayo kwihutisha buri kanya. Nayo ubika hano nagufasha mu rugendo rwa buri munsi. Ariko amafaranga utindana uyabika hano. Shyira amafaranga hano inyuma mu izina rya Yesu. Shyira no muri uwo hirya. Abagore barimo barambaza ngo twe turayabika he? Abagore mushyire mu mashakoshi. Haleluya. Abagore mugire mu mashakoshi. Mushyire mu mashakoshi niho muyabika. Abadamu ntimugire imifuka y'inyuma, nta n'iyimbere mugira, ariko nimubike mu mashakoshi. Haleluya. Amen. Ayo ni amafaranga Yesu abahaye. Kandi turayanezerewe, turayakiriye. Umuntu wese ugiye kubona akazi n'umuntu ugiye koherezwa ubutumwa bw'amafaranga, uzibuke gushima Imana. Tuzakomeza tugusengere kandi muzagerageze kwirinda. Imana ni guha miliyoni, ntuzabone yuko inyuma itazaguha miliyoni 10, izaguha na miliyoni 100. Umuntu imuha miliyoni 10 itegereje kuzaguha miliyari. Iguha miliyari 1 itegereje kuzaguha miliyari 500. Ariko ni witwara nabi muri miliyoni 100 iguhaye, ugatangira ukajya muri boate, ntufashe abakene, ntujye kuzakomeza kuguhandi, ntibishoboka. Imana ikeneye abantu iha ubutunzi bakabukoresha neza. Nongere mbivuge, Imana ikeneye abantu iha ubutunzi bakabukoresha neza. Mufashe abakene, mufashe imfubyi. Niryo dini y'ukuri. Haleluya. Idini y'ukuri ni ugufasha imfubyi n'abakene n'abapfakazi n'abatishoboye. Icyo ufite urusha abandi kibahereza. Haleluya. Amen. Edouard, njyewe mpagaze mu kwizera Imana iguhaye amafaranga. Amen. Ndaguhanuriye ndi kuri yicano, Imana iguhaye imodokari. Amen. Yo kujya ugendamo. Imana iguhaye umuryango munini. Amen. Imana ikubakiye inzu. Amen. Uvuga ngo amen. Amen. Kandi si nibyo gusa, iguhaye kampani nziza. Amen. Yo kuzajya ukora ugafasha abantu benshi. Amen. Ije kukubakira ibigo by'amashuri. Amen. Byo gufasha abana batishoboye. Amen. Kandi hari umuntu ugiye kuguhamagara kuri telefone, akubaze ngo nta bana ufite ugomba kurihira za minerivari. Uzabarihire. Azana kubaza ati nta bakene ufite ngo twafasha. Uzabafashe. Amen. Abantu bose bakurikirana iki kiganiro nta handi rega mukwiye no gutura. Ako se murajyana amafaranga mu rusengero, ayo mu rusengero mujye mugira ayo mujyana, mugire nayo mujyana muri iki kiganiro kugira ngo gitere imbere, ubutumwa burusheho kwamamara. Niba waratabawe uri kuri gicana, tangaho ituro, ushima Imana. Ntabwo akenya amafaranga gose pe, nyiri iki kiganiro ntabwo akenya, ariko ayo mafaranga nuyatanga azafasha abakene, azafasha imfubyi, azafasha abatishoboye. Nimumuhesha umugisha mu izina rya Yesu. Nawe kandi amuzi ajya yibuka gushima. Gusenga everyday dukunda abantu badukurikirana kandi baduhamagara. Ariko ubundi mujya mumuhamagara buriya, mujya mumuhamagara mukanamwandikira mukavuga muti wakoze kuduha ikiganiro cyiza, turumva tubohotse. Mujye mumuhamagara kuri telefone ze, murazizi. Ariko ngo hari abantu ngo batajya ngo basharinga ngo babone telefone zawe, hari ngo telefone zawe ni kangahe. Barazizi. Ziba ziri kuri gusenga, ziba zitambuka gose barazizi. Ziba zitambuka. Haleluya. Ngo ziba zitambuka gusenga everyday. Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane. Narindimo mbakangura gukorera Imana. Ngaho basabira wa mugisha none. Reka basabira umugisha abantu mwese kuri ya mafaranga Imana yabahaye. Mu izina rya Yesu Kristo, natuye umugisha mu biganza by'aba bantu, natuye umugisha mu mashakoshi, mu mifuka yabo, ahantu hose natuyemo umugisha mu izina rya Yesu. Umugisha w'amafaranga, babika amadolari, babika amayero. Hari abantu bagiye kubona akazi benshi, hari abantu Uwiteka azamuye muri promosiyo mu ntera, hari n'abandi Uwiteka Imana ahinduriye akazi.
muzibuke kuza gushima. Hari abantu Imana ihaye imodoka nshya, hari abantu Imana igiye kubakira ibibanza byari byaranze, hari n'abo Uwiteka Imana ihaye ibyangombwa, ariko nimuzibagirwe. Haleluya. Muzibuke kugaruka mushime, tugushimiye ibyo ukoze kandi kuvuganye natwe mu izina rya Yesu. Urakoze, turagushimiye. Amen. Amen, amen, amen. Ikiganiro naho ubutaha. Shalom, shalom. Amen. Murakoze. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.